Angela aho yari ari mu cyumba arimo kureba ifoto ya Vivi ariko ubona yababaye cyane. Yakomeje kureba amafoto kugeza ubwo yageze ku ifoto yabonaga adasanzwe azi muri telefone, arayitegereza cyane ariko akabona umuntu uriho ntamuzi. Yakomeje kuyitegereza ari nako ayizuminga akongera akayigabanya, maze hashize umwanya ahita avuga ati apu ni Kanana. Buriya iyi foto igihe yambwiraga ngo mutize fone agiye kurebamo game akazibura. Arangije asekamo ari nako ayitegereza maze atangira kwibuka ibyari byabaye uwo munsi, maze atangira kuvugira mu mutima ati Ben, ubu kuko nzashobora kuguhorera. Nongeye kubasuhuza nanabashimira mwese mukomeza kubana natwe mu nkuru zigiye zitandukanye. Ngiye mukomeza kubana ni Kayitesi Eden, ariko nanone ndibutsa wowe utarakora subscribe kuyikora kugira ngo utazacikanwa n'inkuru zitandukanye tugenda tubategurira. Angela yakomeje kwibaza byinshi kuri Aria n'umuryango we, ari nako yibaza ku migambi Ben afitiye Aria akayiburira igisubizo. Amasaha yakomeje kwicuma, mu gitondo Nina na Nana babyukira kwa muganga bagiye kureba Aria na mama wabo, ariko Nina ntiyatindayo kuko yari afite kujya ku ishuri. Nana yasigaranye na Aria ari nako amubaza utubazo twinshi, ariko Aria we atari kumwumva kubera ko aba ahugiye mu bibazo byinshi bya mama we. Yataye umutwe maze areba Nana ati Nana, noneho ndumva mbuze n'ibyo nkusubiza. Uzi ubugumye hano hari ahantu ngiye ntabwo ndi butinde sibyo? Aria ahita agenda, Nana asigara aho ngaho. Nana yagumye aho Aria yari yamusize, agezeho nk'umwana ararambirwa atangira kuzenguruka aho mu bitaro bigera naho agera hanze. Angela nawe mu gitondo aba yaje ku kazi yazindutse kuko aba yazanye na papa we mu modoka imwe. Ubwo bagera aho kwa muganga baba bagisohoka mu modoka, Angela akabona Nana amurebeye inyuma mu kirahuri cy'imodoka. Ubwo amubona arimo kwerekeza ku marembo asohoka ibitaro. Bwa mbere abanza kugira ngo n'undi mwana, ariko yamwitegereza neza akabona niwe kuko aba yanambaye agakote gasa nk'ako ejo yari yambaye igihe bari bari kumwe. Angela ahita asohoka mu modoka agakurikirana na yamugeraho akamuhamagara, undi nawe agahindukira agahita aza yiruka akamuhobera. Nuko Angela akamubaza ati ugiye he? Undi nawe ati Aria yagiye kureba muganga nsiga njyenyine none irungu ryanyishe. Angela akamureba agatangara ati none se ubwo wari ugiye he? Nana ati nyine nari ndi gutembera gusa. Angela aramureba akabura icyo amukorera maze akamufata akaboko bakajyana kureba Aria. Aria nibwo bavuye aho aba yagiye, ageze aho yasize Nana akamubura. Atangira kugenda abaza abantu bari aho nimba baba bigeze babona aho Nana yagiye. Ubwo atangira kubabwira uko ameze, ikigero cy'imyaka arimo n'ukuntu yari yambaye. Yakomeje kugenda abaza ariko abura uwaba yamubonye, maze ahita abona Nana ari kumwe na Angela amufashe akaboko baza bamusanga. Ahita yiruhutsa ati Nana, ibintu wari umaze ni ibiki? Uzi ukuntu nari mpangayitse nibaza ahantu waba ugiye? Angela ahita arebana na maze ati mufasha agiye gusohoka ibitaro. Nana uri agasazi. Arahita afatana n'akaboko amubaza aho yari agiye, undi ati numvaga mfite irungu. Aria nawe ati Imana ishimwe ko Angela yahagereye mu gihe, ubu se kuko nari kugushakira. Ahita areba Angela acecekaho gato maze ati Angela urakoze cyane. Undi ati nakoze iki? Nyine wakoze ku bwa byose. Ubu mama barimo kumwitaho kubera wowe, rero sinzi icyo navuga kuko byandenze. Angela yahise amubwira ko nta mpamvu yo kumushimira, biri mu nshingano ze mu kwita ku bakozi. Maze arangije ati wibuke ko ubundi boss wawe, rero ntabwo nagutererana kandi mbona nshoboye kugufasha. Ahubwo se umurwayi ameze ati Aria ati ntabwo ari akanguka ariko basanze nta kindi kibazo kidasanzwe yari afite, ahubwo nuko yari amaze igihe kinini adafata imiti. Ubwo rero ntegereje ko akanguka. Angela ati okay, none se Nana araguma gutya? Ndavuga araguma hano mu bitaro nta muntu n'umwe wo kumwitaho afite? Aria arahindukira arebana na arangije ati yego turirirwana, nta handi afite yajya keretse kugumana nanjye hano. Angela ati natekerezaga ko niba bishoboka wareka akaba agiye mu rugo. Akivuga gutyo Aria ahita amuca mu ijambo ati mu rugo iwanyu? Angela ati yego, yaba ari kumwe na Aria kuko bo muri iyi minsi ntabwo bari kwiga, bari mu biruhuko. Rero mu gihe atarabona ishuri naha wawuretse akazajya yirirwa mu rugo aho kwirirwa hano. Ubwo Aria yarahindukiye arebana na Nana maze ati duha akanya gato tubiganireho. Angela ati nta kibazo. Aria na Nana bagiye hirya gato, Aria atangira kumubwira ati Nana, ibyo Angela avuze wabyumvise? Ntabwo twagumana hano kandi nanjye ntari hamwe.
ugiye kubura iwabo uri kumwe na murumuna we ku mugoroba nava ku ishuri araza kukureba sibyo? Nana ahita aseka ati cyane rwose biranshimishije cyane. Ari ati buretse kwishima se ntarabyemeza, ugiye kuhajya ariko kuri kondisiyo, niwitwara nabi turashwana sibyo? Witonde, ndabwira ntinaze kukureba hakiri kare. Ubwo bamaze kuvugana basubira aho Angelo yari ahagaze, maze yari ati Angelo nta kibazo, nanarazi iwanyu ariko ataravuga undi ahita amuca mu ijambo ati ibyo birabaye, izindi kondisiyo zose ndazemera, ahubwo reka mbwira umushoferi wo mu rugo aze kumutwara. Angelo yarongeye amubaza nimba yiteguye gukora interview maze agatangira akazi, maze yari arabyemera. Amasaha akomeje kugenda ari nako iminsi yicuma, bigira ubwo mama Ari akanguka akava muri koma. Ubwo byari muri weekend, Ariya na mama we barimo kuganira. Ariko mama, niki cyatumye wanga kugura imiti kandi amafaranga narayakohererezaga? Reba iyo hagira ikintu kibi kikubaho, urumva twari kubaho gute kandi ari wowe mubyeyi twari dusigaranye? Mama atangira kuvuga ati Ari, iyo ndi kubona ukuntu watangiye kuvunikira umuryango wawe ukiri muto birambabaza, kandi nta n'ikintu mbona nabikoraho. Rimwe na rimwe mbona ndi umutwaro kuri mwe abana banjye, cyane cyane wowe. Amafaranga yose wari umaze igihe unyoherereza muri aya mezi ashize ndacyayafite. Ariya amarira yazenze mu maso maze avugana ikiniga ati none se mama, wumvaga iyo upfa aribwo twari kubaho neza? Papa yaragiye adusigira wowe, none nawe washakaga kugenda ukadusiga twenyine. Mama, nakora buri kimwe ku bwanyu ariko mwese nkababona iruhande rwanjye. Ubwo bahise bahoberana. Bakiri muri ibyo Ninaraza ababwira ko we na Nana bagiye gutaha. Ku rundi ruhande Angela bari mu rugo maze akumva umuntu ukomanze ku cyumba cye agahita yinjira, yareba agasanga ni Ari maze ati Ari ni wowe? Araraza akamwicara iruhande maze akareba Angela cyane, maze Angela ati Ari iyo uri kundeba gutyo hari ikintu uba ushaka, urashaka iki? Arati Angela wazaretse nkazajya gusura Nadia. Angela aseka turi kuvugana na? Undi ati yego, ubushize namwemereye ko nanjye nzamusura, none ndi kugusaba uruhushya. Undi ati none se ko cyari njye urimo kurusaba, mama yarukwimye? Arati mama yambwiye ko ari wowe uhazi, ngo niwemera ko uzanjyanayo nawe azanyemerera. Angela ati noneho reka tuzabipange tuzajyanayo. Arahise asohoka yishimye, maze akigenda Angela bahita bamuhamagara kuri telefone, arebye asanga ni Ben aramwita. Angela ko wabuze? Ni ukubera akazi kenshi? Undi ati sha byihorere, akazi ni danje, ibaze ko nanjye nsigaye naribuze, mbona akanya muri weekend kandi nabwo akenshi mba mfite ibyo nkorera mu rugo, urumva rero kuboneka ni hatari. Ben ati sha njye urabizi nta cyandutira kuryoshya, ubu ndi mu kabari nari nzi ko ugiye kuhansanga tukarara tunywa bugajya. Angela araseka ati man, uzi ko ukiri wa wundi na n'ubu urara mu kabari bukarinda bucya? Ben ati ahubwo utambwira ko wabaye idage ku buryo utakibikora, ahubwo uvuze gutyo uranyibutsa Ariya waramufatishije? Angela ati nibyo nyirimo. Undi ati none se ko numva byagutwaye igihe kinini nkaho ushaka kumwigaho bidasanzwe? Angela ati wapi, nyine nibyo by'akazi byatumye ntabibamo cyane. Ben ati none se uba ufite akazi? Undi ati wapi, ndi home gutyo gusa. Ben ahita avuga ati rero uyu niwo mwanya wa nyawo wo kumubeshya ukamusaba ko mukundana, cyangwa niba udahari ngiye umbwire nshaka undi winkorera mu bundi buryo, kuko gahunda mfite urayizi kandi nta cyankoma mu nkokora. Angela abanza gutekerezaho gato maze ati oya, ahubwo unyunguye igitekerezo, reka njye kumureba nonaha. Angela yahise akupa amara umwanya arimo gutekereza impamvu Ben akomeje umugambi wo guhemukira Ariya. Hashize umwanya ahita asohoka ajya mu modoka aragenda. Byari bimaze kuba nijoro nko mu masaa moya, Ariya ari kwa muganga abona Angela amwandikiye message amubwira ngo amusange muri office. Ariya yabanje kwikanga ariko ahita azamuka yerekezayo. Yari ageze asanga Angela ahagaze hanze ya office ye inakinze, maze ati boss ko mumamagaye amasaha hari ikihe kibazo? Angela ati iryo zina ntabwo ndimenyereye, ari wowe ubinyita. Ariya nawe ati none se njye nturi boss wanjye? Undi nawe ati njye nkunda iyo unyise Angela. Ubwo ahita avuga ati yego Angela, n'ubundi nanjye niryo nkunda, boss riramvuna ku buryo ntinya ko bizatuma munyirukana. Ibyo bivuga arimo guseka, arebye abona Angela arimo kumureba cyane maze ahita yigarura arikaruma. Bamaze umwanya bahagaze aho nta n'umwe urimo kuvuga, maze ahita asa nk'ugururijwe ati none se Angela, kuri hano muri aya masaha kandi turi no muri weekend?
Angela aramwitegereza maze ati Mimi, ahita aceceka. Ari ahita yikanga yibutse ko iryo zina ari ryo yamubeshye ko ariko yitwa bwa mbere bahura. Agiye kugira icyo avuga, Angela ahita amutanga ati nta kidasanzwe, nuko nari ndi mu rugo ndi njyenyine nkumvira ngo riranyishe, nkibuka ko nawe aya masaha uri wenyine nkavuga nti reka nze nkusure. Ari yamureba nk'umuntu utanyuzwe n'igisubizo amuhaye maze Angela ati ntabwo ubishaka se? Utabishaka nta kibazo nataha. Ari araseka ati biranshimishije cyane, ahubwo ikibazo ni turaguma hano? Angela ati oya, nuko nanze kukubwira ngo unsange muri parikingi. Baramanutse batangira kugenda batembera aho mu bitaro kuko hari ubusitani bunini cyane. Uko bagendaga niko baganiraga maze Angela ati Mimi, nkubaza akantu? Undi nawe ati nta kibazo. Angela ati ni iki kintu utinya mu buzima bwawe? Nyine utinya ku buryo kucyakira iyo bikubayeho bikugora. Ari yabanje gutekereza gake maze ati ntinya kubura umuntu nkunda. Undi ati ubwo se ushatse kuvuga ko nta break up wari wakora? Ari asa nk'umwenyuramo gake maze ati narayikoze. Angela ati imwe gusa se? Ari ati yego, ngira umu ex umwe gusa. Ahubwo se ko numvishe bigutangaje? Angela ati ibaze ko njye ntazi umubare w'aba ex ngira kubera uburyo ari benshi. Ariko banza baramukundaga cyane kuko byonyine kuba ari we muntu wakunze gusa birandenze. Ari ati rimwe na rimwe njya nibaza niba koko inkuru yacu y'urukundo yararangiye. Angela ati niba numvishe neza uracyamukunda? Ari ati yego cyane, na n'ubu kumwikuramo byarananiye. Undi ati none se niwe wagukatiye? Uwo muntu yaba ari idage, umuntu wanze umukobwa nka Ariya? Sha nta wundi nkawe azigera abona. Ari arongera ati oya, ni njye wamukatiye. Uretse kuba nari narasajijwe n'urukundo namukundaga, ntabwo yari umuntu mwiza. Nasanze yaranshakagaho ibitandukanye n'ibyo njye namushakagaho. Nibura nubwo twatandukanye hari byinshi bibi nahunze, kandi Imana ishimwe ko nabikoze hakiri kare. Naho ibyo kumwikuramo byo ndabizi bizangora ariko nzabishobora. Angela amaze kumva ibyo byose atangira gutekereza imico ya Ben kuko yari amuzi kuva kera, maze atangira kuvugira mu mutima ati Ben, na n'ubu uracyari wa wundi? Mu gihe kiri muri ibyo Ari ahita amukoraho ati uko wagiye kure mu bitekerezo, mbwira nawe inkuru yawe y'urukundo. Maze Angela arahindukira aramureba ati iyanjye iratandukanye. Nk'uko nabikubwiye mfite aba ex benshi, ariko byatewe nanjye wa mbere uko mbere nari meze, gusa kugeza ubu mfite umukobwa nkunda ariko nananiwe kubimubwira. Ari ahita aseka cyane ati nari nzi ko ibintu nk'ibyo bitakubaho, none yewe njye rero nagufasha, mumbwire mbikugiremo. Maze Angela mu mutima ati Ari umbabarire ariko bino ngomba kubikora. Nuko arangije ati ushaka kumumenya?